Ese ujya wibaza ingaruka ushobora guhura nazo mu gihe waba ufite iryinyo ryatobotse ariko ntubashe kuryivuza? Muri iyi videwo ngiye kugusobanurira ingaruka zose ushobora guhura nazo mu gihe waba ufite iryinyo ryatobotse ariko ntubashe kuryivuza ku gihe. Gira ubuzima wowe udukurikira umunsi ku munsi aho uherereye hirya no hino ku isi, nizere ko umeze neza, nizere ko umwaka ukomeje kugendekera neza, niba kandi utameze neza ihangane kandi ukomere, ejo bizamera neza. Nk'ibisanzwe aha ni ku isoko y'ubumenyi buzima, njye ndi Fideli akaba ari njye muganga wawe w'amenyo. Nk'uko wari umaze kubyumva muri introduction, ngiye kugusobanurira ingaruka zose ushobora guhura nazo mu gihe waba wararwaye indwara yo gucukuka amenyo ntubashe kuyivuza. Indwara yo gucukuka amenyo twarayisobanuye mu bice byashize, tuvuga ko indwara yo gucukuka amenyo ari indwara yo gutakaza ibice bigize iryinyo bigenda bibaho buhoro buhoro bitewe na bagiteri zisigara ku menyo, zifata ibiryo tuba twariye bisigara ku menyo zikabihinduramo aside. Iyo aside akaba ariyo igenda ituma iryinyo ritakaza ibice bimwe birigize bikazarangira ricitsemo umwobo. Niba utarareba iyi videwo isobanura ku buryo burambuye indwara yo gucukuka amenyo n'ikiyitera, ndagusaba kuyireba kuko iri hano kuri channel yacu, ndetse n'izindi videwo nk'icyo wakora mu gihe iryinyo ryawe ryacukutse, ndetse n'uburyo ushobora kwirinda indwara yo gucukuka amenyo. Izo videwo zose ziri hano kuri channel yacu, niba utarazireba ndagusaba kuzireba kugira ngo usobanukirwe byinshi kuri iyi ndwara. Muri iyi videwo rero ngiye kugusobanurira ingaruka ushobora guhura nazo mu gihe waba wagize indwara yo gucukuka amenyo ariko ntubashe kuyivuza ku gihe. Ingaruka ziterwa no gucukuka amenyo ziri mu byiciro bibiri by'ingenzi. Icyiciro cya mbere, hari ingaruka zigaragara mu kanwa. Ingaruka zikubaho zitewe no gucukuka iryinyo ariko zikagaragara mu gice cyo ku kanwa cyangwa mu maso gusa. Icyiciro cya kabiri kirimo ingaruka zikwira umubiri wose. Ubwo ni ukuvuga ni ingaruka zishobora kuba ku kindi gice kitari cyo mu kanwa ariko zitewe n'uko iryo ryinyo ryatobotse. Ndahera ku cyiciro cya mbere. Muri iyi videwo ndasobanura ingaruka zibarizwa mu cyiciro cya mbere cy'ingaruka zigaragara mu kanwa, hanyuma muri part 2 tuzabasobanurira noneho ingaruka zikwira umubiri wose zitewe no gucukuka iryinyo. Ingaruka ya mbere cyangwa ibyago bya mbere uterwa no gucukuka iryinyo ni ukumva uburibwe. Kumva uburibwe, iryinyo ryatobotse, uko umwobo ugenda uva mu gice cy'inyuma winjiramo imbere, niko iryinyo rishobora kukubabaza rikaba ryatuma utabasha no kugira ikintu urya ngo bikunde. Icya kabiri, hari ukugira ibibyimba byo ku bice bikikije iryinyo, kuko iryinyo riba rifashe mu igufwa kandi hagati y'iryinyo n'igufwa haba harimo inyama zihuje igufwa n'iryinyo. Izo nyama rero iyo zatangiye kugeramo infection bitewe n'uko umwobo wagiye ucukuka uturuka inyuma winjiramo imbere mu mutima w'iryinyo, birangira infection zinjiye mu bice bikikije iryinyo bikaba byatuma hazamo amashyira. Ayo mashyira akaba ariyo atuma iryinyo ribyimba kugeza n'igihe umusaya wose ubyimbye. Iyo ni ingaruka ya kabiri mu ngaruka zigaragara mu kanwa. Ingaruka ya gatatu, hari ugutakaza iryinyo cyangwa gukuka iryinyo. Mu gihe ibyo byose twavuze haruguru, uburibwe bwabayeho ukicecekera, ukabyimba, ukabyihorera,
umwobo ushobora kugenda waguka ukaba munini mu ryinyo, bikarangira iryinyo ricitse umutwe kugeza n'aho hasigaramo umuzi wonyine. Icyo gihe bikaba ngombwa ko iryinyo barikuramo ugasigarana igihanga. Iyo nayo ni ingaruka mu ngaruka ziterwa no kurwara indwara yo gucukuka amenyo. Iki ngiki gishobora no gutuma ugira ipfunwe mu bandi, kuko uko ugenda utakaza amenyo menshi niko isura yawe igenda ihinduka, ugasanga amatama yaguyemo, cyangwa se ugasanga hano forume wari ufite ntikiri nka mbere. Ibyo rero bikaba ari imwe mu ingaruka ya gatatu ituruka ku gucukuka amenyo. Ingaruka ya kane mu ngaruka zigaragara mu kanwa hari ukuvunika iryinyo. Uko twabibonye, iryinyo uko umwobo ugenda uba munini, bagiteri zikomeza guproduce ya acide igenda yangiza iryinyo buhoro buhoro, birangira igice cy'iryinyo kivuyeho. Icyo gihe iyo igice cy'iryinyo kivuyeho nayo ni ingaruka ukwayo. Ingaruka ya gatanu hari ukurwara indwara z'ishinya biturutse ku indwara yo gucukuka amenyo. Bitewe n'uko indwara yo gucukuka amenyo iterwa na bagiteri, uko bagiteri ziyongera mu kanwa bishobora gutuma huriraho n'izindi bagiteri noneho zitera indwara z'ishinya, bikaba byatuma ishinya yawe itukura, ikoroha, ikajya ivamo n'amaraso. Rimwe na rimwe ugasanga yaranaboze, ibice bimwe by'ishinya byaraboze. Iyo nayo ni ingaruka ituruka ku kuba warwara indwara yo gucukuka amenyo ntiwivuze. Indi ngaruka mu ngaruka zigaragara mu kanwa ni ingaruka yo kubora kw'igufwa. Uko twabibonye, iryinyo riteye mu igufwa ari ryo twita urwasaya. Uko rero bagiteri zinjira mu ryinyo zikamaramo igihe kirekire, bishobora gutuma izo bagiteri zikomeza zikagera no ku igufwa. Uko zitindamo zishobora gutuma igufwa naryo ubwandu burifata, bigatuma naryo ryagenda ribora bitewe na za bagiteri. Ikirenze ibyo, bivuye mu igufwa, uko infection zigenda zikomeza zishobora kurenga mu igufwa zikaba zagera mu ijosi. Ariho uzasanga umuntu yabyimbye mu ijosi cyangwa hano ugasanga habyimbye, bitewe n'uko afite iryinyo ryacukutse mu kanwa ariko akaba atarigeze aryivuza. Izo rero ni ingaruka zigaragara mu kanwa zituruka ku ndwara yo gucukuka amenyo. Izi ngaruka zishobora kugeraho mu gihe warwaye iryinyo rigatoboka ntiwivuze. Ariko mu gihe wabashije gukora bya bintu byose twavuze hejuru, mu gihe wahuye n'ikibazo cy'indwara yo gucukuka amenyo, izi ngaruka ntago zikugeraho. Uba ufite amahirwe menshi y'uko izi ngaruka zitakugeraho. Niba rero kimwe muri izi ngizi cyaba cyarigeze kukubaho, nizera ko ubu ngubu usobanukiwe ibyabiteye. Nizera ko kandi ukomeje kudukurikira waramaze gukora subscribe. Imana iguhe umugisha niba warabikoze. Niba kandi utarabikora, ndagusaba kubikora aka kanya kugira ngo ujye ubona video zacu ku gihe, ubashe gukomeza kugira ubumenyi buzima ku ndwara zo mu kanwa.